no gusaba kugira ngo usubirwemo imbaraga aba guca intege uko kwitotomba kwereka Imana kuko Imana yakuremye n'ikuzi kandi izagutabarira hari niyo kukugirira neza ntabwo yo kugirira nabi. Navuga ngo uyu munsi wa none rero ibyo urimo ibyo ubona menya ngo hari ubutabazi ku Mana, hari ubutabazi ku Mana. Imana izakurengera, nta wundi wakurengera muri iki gihe. Kuri iyi si ho turi mu bintu byose byarahagaze, abahanga abanyabwenge barananiwe, ariko Imana yacu yo gutabara igihugu cyacu. Turabasubije mu izina rya Yesu. Ndashimira Imana rero impaye no mwanya wo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Amazina yitwa Butare Joseph, ndi umushumba mu itorero rya Revelation i Kayonza. Shimishijwe rero no kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko ya yindi n'ubundi nigaruka mu rugo nk'uko ijambo ry'Imana bitubwira. Dusanga mu ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 15. Shatse wakomeza kuri icyo gice cyose cyangwa hera ku murongo wa 11. Rero nejejwe no kuba hangaho kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ijambo ni rya yindi n'ubundi yuko twahoze turyumva iteka ryose cyangwa tumaze igihe kirekire tubasangiza, ariyo nsanganyamatsiko yacu nigaruka mu rugo, kuko Kristo niwe rembo winjiriramo ukabona ubugingo, ukabona urwuri. Rero muri no mwanya tugiye komeza twiga ijambo ry'Imana mu duteza amatwi nk'uko dusanzwe tubigenza n'ubundi, ari na mu murimo twahamagariwe mu nshingano nkuru ya Yesu, no kuvuga ubutumwa. Ndashaka ko dusangira ijambo dusanga hano mu gitabo cy'Abaroma igice cya 8 n'umurongo wa 18. Ijambo litubwira yuko, reka turisome. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranwa n'ubwiza fuzahishurwa, kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko yo guhishurirwa kw'abana b'Imana. Kuko ibyaremwe byose byashyizweho kubata w'itegeko no kurivamo igihe kizagere tuzabone ubugingo buhoraho, kandi ahantu tuzongera guhura n'ikibazo icyo ari cyo cyose. Rero n'umuvandimwe urahangaha nagusabaga yuko utiheba, ukwiye kumenya yuko utazabigumamo ibi byose igihe kizagera bikarangira, kuko niko ijambo ry'Imana ritubwira. Nanone dusanga mu gitabo cya Isaya igice cya 54 n'umurongo wa 4, havuga ngo witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwara kuko isoni zitazagukora, ahubwo uzibagirwa isoni uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe n'umugayo wo mu bupfakazi bwawe. Ntuzawibuka ukundi, kuko Uwiteka umuremyi wawe ari we umugabo wawe. Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye, Uwera wa Isirayeli niwe mucunguzi wawe, azitwa Imana y'isi yose. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo witinya kuko utazakorwa n'isoni. Naho ubona yenda uvuga uti ngiye gukorwa n'isoni, ibintu birancikanye, ibintu birakomeye, ibintu bimeze nabi, nta n'umutabazi mfite. Ariko ijambo ry'Imana rigereranyije ngo nk'umupfakazi, nk'umuntu wese wavuye mu rugo rw'akiri mutoya. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo kuko umuremyi wawe atazatuma ukorwa n'isoni, arahari ni muzima. Birashoboka yuko ubona wowe ibintu bikomeye bimeze nabi, ariko ijambo ry'Imana ritanga ihumure muri kano kanya, muri kino gihe gikomeye cyane, aho ubona abarwayi ubu ufite hirya no hino, ubu tubona mu gihugu cyacu, ndetse nacyo icyorezo cyagezemo, aho abantu babona bihebye, abantu bavuga bati nta kazi tugifite, akazi karahagaze, inzara ni inzara, biragaragara yuko imperuka yaje. Reka da,
Yesu yaravuze ngo mu gihe cyo mudatekereza no mu gihe cyo mutazi, ndetse haba n'umuntu ari we wese, habe n'abamarayika, aho ngaho niho kuza kuzatungura abantu. Ibyawe cyawe ukwiriye kumenya no kumva yuko wakwizera Imana, kuko Imana ifite imbaraga. Aravuze ngo witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwara kuko isoni zitazagukora, ahubwo uzibagirwa isoni zo mu bupfakazi bwawe, zo mu buto bwawe n'umugayo wo mu bupfakazi bwawe. Ntuzawibuka ukundi ibyo bibazo urimo ubona, ibyo bibazo urimo ucamo, ibyo ngibyo ubona yuko bigoye, Imana izageraho ibivaneho, kuko noneho kubona ubundi kubaho ni kubw'Imana Uwiteka Imana. Ijambo rero tubwira hariya mu Baroma haravuga ngo ubwo Imana itimanya umwana wayo igatanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubwo ijambo rero tubwiye ngo ntabwo izakureka, ntabwo izaguta. Niba yatanze umwana wawe w'ikinege ikamutanga ku bwacu kugira ngo tubone ubugingo, umva yuko izatureka, kuko Imana ni umubyeyi. Ubwo Imana ari umubyeyi rero, ijambo rero duhamirije neza ritubwira neza yuko dukwiriye gutinya. Ntabwo dukwiriye gutinya. Hariho abantu twazi twumva ijambo ry'Imana ritubwira yuko hariho abantu bavuye mu rugo baragenda nk'ujya mwana w'ikirara, twahoze twumva umuherereza abwiye se ati reka ibintu byanjye byose mbijyane ngenge kwishakira ubutunzi. Yagera ibyo yatekerezaga ntiyabibona, arangije ibintu biramumaze kumushirana ngo atangiye no kwifuza kuba yasangira n'ingurube, kubera yuko atari mu rugo. Hanze ya Yesu ntabwo tujye tubona y'ibyiza, nta cyiza dusangamo, nta cyiza tubona, ariko umwana yari mu rugo ari kwase arateta. Imana ni umubyeyi wacu kandi twifuriza ibyiza, ntabwo twifuriza ibibi. Rero ijambo ryatubwiye muri iki gihe nubwo turi mu gihe kigoye kimeze gitya, nta kintu na kimwe gikwiriye kuba cyagutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo mbese ni inzara. Hariho twavusumaga mu Baroma 8:31, ese ni ubwambara gusa, ese ni uguhangayika n'ibibazo nk'ibi ngibi tubona muri iki gihugu ndetse no ku isi hose? Reka da, ijambo ritubwira ngo ntabwo uzakorwa n'isoni. Nkuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nkuko ijuru ryitaruye isi, niko ibitekerezo byacu bijanye n'Uwiteka Imana. Hanyuma reka dukomeze dusome hano hepfo ngo kuri kino gice n'ubundi igice cya 54 n'umurongo wa 8 haravuga ngo Uwiteka aguhamagaye nk'umugore w'igishubozi ufite agahinda mu mutima, nk'umugore wo mu busore iyo asenzwe. Niyo Imana yawe, niko Imana yawe ivuga, mbaye nkuretseho akanya gatoya, ariko nzagukoranya ngufitiye imbabazi nyinshi. Imana yacu ni Imana y'imbabazi, ni umubyeyi. Imana iragukunda, wikwiheba, wicika intege, witentebuka nubwo ibibazo bimeze bitya, ariko tuzi neza yuko igihe kizagera Imana ikagutabara. Hari abantu bihebye, hari abantu bacitse intege, hari abantu bumva yuko ubuzima burangiye. Ntabwo burangiye. Imana iracyari ya yindi. Imana iracyatwitayeho, ntabwo izatureka. Atubwiye ngo umuremyi wawe niwo Mana yawe, nta yindi. Rero yo kugutabara, nta yo kudutabara, niyo kudufasha muri no rugendo, ntabwo yo kutureka. Kubabara, kukurira, kugutakamba, kujuti, ibyo ngibyo birumvikana mu kiremwa muntu habamo intege nkeya, ariko ntabwo usanga usubizwamo imbaraga, kuko Imana irahari yakuremye kandi ikwitayeho. Iryo niryo jambo numvaga twabana basangiza. Uriya mwana amaze kugaruka, amaze gusanga se, yagize amahoro, amahoro atashoboye kubona hanze, amahoro atashoboye kubona aho yarari, aho yagerageje kumva asangira n'ingurube, asangira ni nta gaciro afite. Umubyeyi ngo amaze kumubona ngo aramubwiye ati ngwino, bazana imyenda myiza baramwambika, bazana ikimasa cyiza barakibaga, baramuzimana, umwana yongera gusubira mu buzima. Uko ni kw'Imana yacu ijye twitaho itagitureka, nk'uko ijambo ryatubwiye ngo witinya. Nange ndavuga ngo uyu munsi wa none ibihe turimo, ibihe bigoye, ibihe ndo gusubizamo imbaraga, mvuga ngo Imana iracyahari, ntabwo dusagwa muri ibi ngibi, kuko Imana irahari. Tocyakomeje n'ijambo ry'Imana. Iyo ugiye bya hano mu kwezi mu gice ku murongo wa 9 aravuga ngo ibyo ndabihwanya n'umwuzure mu gihe cya Nowa. Ndabihwanya n'umwuzure mu gihe cya Nowa, nk'uko narahiriye
nariye ko umwuzure wo mu gihe cya Nowa utazongera kubaho mu isi. Nibi ngibi nabyo bizashira. Icyo gihe cyagize abantu baragize, ariko hari abantu basagutse. Ntago abantu Imana turemeye kugira ngo dushire. Reka da ndagusubizamo intege rero, ndagusubizamo ijambo ry'Imana, ndagusubiramo gukomera. Komera. Iyi ni ijambo niko ritubwiye ngo ibyiza Imana duteguriye ntago twabihwanya n'igihe cyurimo. Icyo gihe cyo wumva urimo, icyo gihe wumva ko birangiye, ntago ariko bimeze, kuko Imana yakuremye igukunze kandi iravuga ngo ndakuzi, nzi imicarire yawe n'imihagurukire yawe, nzi imigendere yawe, nzi imibereho yawe yose. Rero Imana irahari. Ndavuga ngo uyu munsi wa none komera, wizere Imana, umenye yuko Imana ikikwitayeho. Bikumva yuko yakwiye. Hari abajya ngo bagenda bakiyahura, ariko nta ukwiriye kuba muri abo ngabo. Hari abantu muvugana baguca intege, bavuga ngo birarangiye, ntaho cyuzageraho, ibi ntago bizashoboka. Abandi bo munsi yatumaga kujya gutata igihugu cy'Ikanani, bagezeyo ngo bari abantu 12, ariko ngo babiri bonyine nibo bagarukanye inkuru ikomeza ivuga iti bari abantu tuzatambuka neza, tuzabarya nk'uko umuntu arya imitsima. Ariko ngo abandi bazana inkuru y'incamugongo, inkuru izana abantu kurimbuka. Izo nkuru rero zirucantege uzirinde. Uyu munsi wa none ndakubwira ngo ijambo ry'Imana tubwiye ngo witinya, hagarara, garuka mu rugo. Niba ari ukuntu watanye wavuye mu buntu bw'Imana, iki ni cyo gihe cyo kongera kugaruka mu Mana. Iki ni cyo gihe cyo kongera ukumva ugasubiramo imbaraga, ukongera ugasenga. Nubwo insengero zifunze, ariko no mu rugo wasenga, kuko ijambo ry'Imana hariya mu Bakorinto, mu gitabo cy'Abakorinto igice cya 3:16 haratubwira ngo turi insengero z'Imana. Ariko ngo nuramuka utsembye urusengero rw'Imana, Imana izagutsemba. Kandi urwo rusengero rw'Imana ni twebwe. Rero uyu munsi wa none turanda ahangaha mvuga ijambo ry'Imana rigukomeza, mvuga ngo witinya. Reka dukomeze dusome hano, ravuga ngo reka turebe naho ngaho muri iki gice twasomaga muri 54 n'umurongo wa 11. Haba ngo yewe urenganwa ugahungabanywa n'umuyaga n'inkubi y'umuyaga, ntuhumurizwe, amabuye yawe nzayateraho amabara meza. Urabona ko ubuzima buri aho ngaho, kumva uti bizagenda bite, ese bizashoboka? Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo yewe uhungabana, ngo mbaye nkuretse akanya gatoya. Ntago yakuretse, ariko hari amashimwe Imana iguteguriye. Yewe urenganywa ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ngo amabuye yawe nzateraho amabara meza. Ni ukuvuga ngo Imana izongera gusubiza ubuzima. Ibi bizarangira. Ndahumuriza abantu, ndahumuriza abanyarwanda banteze amatwi, ndahumuriza itorero ry'Imana. Iki ntabwo ari igihe cyo gusubira inyuma, ahubwo ni igihe cyo gukomeza, ni igihe cyo kujya imbere, cyo guhagarara tugashikama, tukabwira Imana. Imana izadutabara. Imana ni umubyeyi. Imana ntabwo izatureka. Igihe kimwe ngo ubwoko bw'Isiraheli ngo bwaratatse, igihe cy'ubutayu bwatakishwaga uburetwa, butakibishwa n'agahinda. Ngo Faraho ngo abakoresha uburetwa, ariko ngo Imana irangije irabatabarira bumva. Ibi tubisanga hano mu byanditswe byera mu gitabo cyo Kuva igice cya 2. Ngo Imana yumva kuniha kwa birangije irabatabara, irabakiza, ibambutse inyanja itukura. Iyo usoma ibyanditswe byera hano mu Kuva igice cya 14 n'umurongo wa 10, Imana ngo iramanutse irabatabara, ibambutsa igihugu, ibambutsa inyanja itukura, ibyo batakekaga. Aho babwiraga Mose batuzanye hano kugira ngo uzatwicira ahangaha, watuzanye hano kugira ngo dushirire ahangaha. Ariko Imana kubera ko umubyeyi wabo igaragaza imbaraga zayo, imbaraga zayo ziracyahari. Ijambo ryatubwiye ngo witinya, amahoro azataha. Reka tuharebe hano igice cya 14 n'umurongo wa 10. Haratuvuga ngo Faraho abatuze Abisiraheli bubura amaso, babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Ahangaha Imana ngo bamaze gutakira Uwiteka Imana, hari twasanze mu Kuva igice cya 2 n'umurongo wa 23, ngo Imana rero mu bishangije abatabara, ibakura mu maboko ya Faraho mu buretwa, irangije irabajyana, ibajyana mu gihugu cy'Ikanani,
bageze ku nyanja ngo babugeze ku mazi ngo babona Faraho arabatuze n'ingabo ze hirya ngo babonaga imisozi hasi babona amazi ariko Imana ibwira Mose ngo bwira Mose watuzanye kugira ngo twicire ahangaha ariko ngo Imana ibwira Mose iramubwira ngo rambura ukuboko rambura inkoni yawe barangije barambuka bageze kuri abona ibikomeye navuga ngo nawe uzabona ibikomeye ntabwo uzahera muri ibyo ngibyo Imana yacu n'umubyeyi Imana yacu n'umutabazi kandi niyo kutugira neza ntabwo ari kutugira nabi navuga ngo wowe sanga Imana igera Imana umutima werekeze ku Mana Imana igufiteho ububasha igufiteho ubushobozi ni umunyambabazi nuko gutabara nuko bagiye bagenda mu bigendo bakagenda bitotomba uremenye ntuwitotombera Imana uremenye ntucike intege uremenye ntumere nk'abariya boya bagiye gutata byusanga mu gice cya 14 mu gice cya 14 mu kubara 14 ngo bitotombera mu bavuga ngo ati ntabwo turi bugeyo ntabwo tuzajyayo abana bacu inka zacu ibintu byose bigiye gushiranga ariko Kerebu na Yesu baravuga ngo tuzabarya nk'umutsima ngo tugende no gusaba kugira ngo usubirwemo imbaraga abaguca intege uko kwitotomba kwereka Imana kuko Imana yakuremye n'ikuzi kandi izagutabarira hari niyo kukugirira neza ntabwo ariyo kugirira nabi navuga ngo uyu munsi wa none rero ibyo urimo ibyo ubona menya ngo hari ubutabazi ku Mana hari ubutabazi ku Mana Imana izakurengera nta wundi wakurengera muri iki gihe kuri iyi si ho turi ngo ibintu byose byarahagaze abahanga abanyabwenge barananiwe ariko Imana yacu niyo gutabara igihugu cyacu niyo gutabara mwene data niyo yagufasha niyo yakugirira neza rero ndagusubizamo imbaraga mvuga ngo nkuko Imana atabaye abisahiri bakambuka inyanja itukura ngo bageze bavuze ngo barutonye bikomeye nkuko Imana yabakijije uremenye ntube ku ruhande rw'abanyantege nkeya ahubwo uri ku ruhande rw'abanyambaraga kuko kuba ku ruhande rw'abanyantege nkeya ibyo ngibyo bijya bizana kurimba kuko bari abantu bararimbutse kubera kwitotombera Imana nko kwitotombera Imana nkuko bivuga ngo naremewe iki ibi byose ko ndeba bimeze nabi none ko ndeba nta gigenda bizagenda bite ariko nakubwira ngo uyu munsi wa none ibihe byurimo ijambo twasamye hariya mu Roma igice cya 8 umurongo wa 14 hatubwira ngo 18 hatubwira ngo nkuko imibabaro tubona ubu ngubu ntago yagereranywa n'ibyo tuzabona imbere hari ibyiza Imana guteguriye hari ibyo Imana guteguriye mwene data hari ibiri imbere Yesu ngo yabwiye abigishwa yabwiye Petero amubwira ati muzabona ijana ku ijana muri kwino singize muzabona ubunyingo buhoraho ubwo birahari wikwiheba nubwo hari ibikwihebesha byinshi ariko Imana yacu umutabazi kandi yuko kurengera rero ntabwo ndi buze gutinda cyane navuga ijambo rivuga yuko twaganiraga ku ijambo rivuga yuko imibabaro turimo tubona atari yo tuzagumamo Imana irahari n'umubyeyi kandi umubyeyi uhimbaraga ufite ububasha ufite ubushobozi byabandi bwabundi yerekanye kuri nyanja itukura n'ubu ngubu yacyari yayindi kuko uko yari irejo n'uyu munsi iri kwikiri niko ijambo ry'Imana ritubwira mwandeze amatwi rero usaba kugira ngo usubiremo imbaraga niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo duhumurize abantu hari abantu bihebye hari abantu bumva yuko birangiye hari abantu bavuye mu by'Imana bavuga ati Imana noneho nizeye bimeze bite ariko wimera nk'abari abatasi 10 bari abazanaga inkuru ica mugongo nasaba kugira ngo ujye ku ruhande rwa Kerebu na Yosuwa bazanye inkuru nziza twitotombera Imana navuga ngo ibyo byurimo ntago ari kubizanira abanyarwanda baneza amatwi ibi ntago tuzabigumamo ibi ntago tuzabihoramo hari icyo Imana iteguriye byiza amahoro azongera kuza nubwo turi mu bihe bidasanzwe hazaza ibihe bisanzwe abantu bongere bajye mu nsengero basenge abantu bongere bakuru ubukwe abantu bongere bahure basabane amahoro azaza kuko Imana ni umubyeyi kandi Imana ntabwo yaturemeye kugira ngo iturimbure idugudeheze ibibi oya kuko ijambo ry'Imana Yesu yaravuze ngo abarushye n'imbaremerewe nimuza aho ndabaruhura harya muri Yohana 10 haravuga ngo Satani wicyamuzanye no kwiba no kwica no kurimbura ariko jewe naraje kugira ngo zigire ubugingo kandi zigire bwinshi mbifuje amahoro y'Imana rero bifuje gukomera bikumva yuko wihebye ahubwo izera Imana ko Imana niyo kwizerwa izakugirira neza icyubahiro cy'ucyo witeka Imana murakoze cyane reka dusenge data ukiranuka mu izina rya Yesu nguhaye icyubahiro kubw'ino jambo ryiza ijambo ryawe n'ubugingo ijambo ryawe n'ubuzima ijambo ryawe nyagasani data ritubwiye neza mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 4 n'umurongo wa 12 ngo ni inkota icumita ikahuranya ni umuriro utwika ugakongora ndetse n'inyundo imenagura
ndasaba kugira ngo iri jambo risange umuntu wari wese unteze amatwi, mwami ukomeye Uwiteka rikora umurimo. Hari abari bihebye, hari abarwayi mwami barwaye COVID-19, hari abarwaye nyagasani indwara zidasanzwe, ariko data tuzi neza yuko uri Imana ikiza, kuko Yesu yaje mwami akiza indwara izo arizo zose n'ubumuga ubwo ari bwo bwose. Rero uko yari ari ejo ni umunsi niko akiri. Data ndasaba kugira ngo mwanteze amatwi bose ijambo rimanuke kugira ngo ribagire neza, kandi abari bihebye usubiremo imbaraga, kuko ijambo riratubwiye ngo ibyo tubona uyu munsi wa none, ingorane tubona, icyorezo tubona, ibibazo tubitugose, ntabwo ariko bizaguma. Data urakoze iyo kumvishe gusenga kwacu, kandi amahoro yawe akomeze kubana natwe, kuko Yesu waravuze ngo tugire amahoro muri wowe, mu isi nta mahoro ahari. Data rero umwami w'amahoro, tuzi neza yuko niba tugiriye neza kandi uzakutugirira neza, mu izina rya Yesu, amen.